rero nibarakiriwe awe kubwe niyo mvarakiriwe nabi blame ashyira kuri Kigali protocol nubwo atari ibyo ko yakiriwe nabi nabwo yakiriwe nabi areke kujya kuri Ngabo kuri Platini no kuri KINA music kwanza nacunga nayo ko nugutera icyasha ibyo byo mu mategeko birahanirwa kujya gusebya umuntu yeah Tese jore we wane witanze miliyoni 10 anazisinyira aho ngaho akazisinyira kandi we waruhari uyu mugabo ni umukunzi wa KINA music akunda no kuba ariyo ariko nta kindi nuko ayikunda ndabafana umufana wa KINA music na KINA music iramukunda nyine wumva aba hari ibintu byose abari kuri tera arabiza amakuru arayafite anyways Mutesi Jolly amafaranga yatanzeyo yarayataye Eyo was popping Kigali, was popping Rwanda, was popping Africa, was popping my people around the world again. Raise your boy Nesty, ni kuri Nesty TV as usual. Nkuko bisanzwe family mumeze neza. I hope you guys are doing good. Today sindi njyenyine I'm with a big boy here. Yeah man. Ukuntu mbona ameze umuntu arasa nk'umugabo ntabwo nakirirwa muvuga. Brother bimeze biteze. Fresh papa. Yango tagire bibwira abadukurikiye. Twa Mose. Nta kindi nta civindi. Ngiye ko nkuzi witwa Maniyu. Maniyu afashanye mu tubyadukora ni mugoroba mwana. Ikipe nanirwa gutsinda abantu batuzuye nibwo bakayitsinda. Ikipe abonye umutuku muta wa 10. Birangiye nadutsinze wana. Aze mani uko numva iri kubatera agahinda nk'akarisenal muraza kubigenza bute Amini iri kubatera agahinda nk'akariyo sport Liverpool na Reyo abantu bafana Liverpool na Reyo bafana Man na Reyo iminsi bitimeze nabi kabisa ejo nabonye umumera ari kuvuga ati rwose yewe ntago nabivamo ati none se ndahungira he ati ndajya gutega moto ku muhanda hari ibikona biranseka yenda kurira avuga atahari keretse umuntu ufana Reyo abayeho nk'ikihebe ntagasohoke mu nzu kandi wabura nawe wifana ende umureyo papa ko wahuritse umutima wanjye yamaze kubikaranda cyarashiririye umubuzi mu ugira ibyishimo bindi football ukina n'akadeye ko football taburi uvuga ngo ufana Liverpool ugafana Reyo ugakina n'akadeye mu rugo wajya utaha ukubita umwana ngo warapfuye uhagaze man ukongeraho na biyari akabiyari ko biyari ntayo uzi bagutsinze nabwo buryo uzo baguteye umukara wansinda man tiyo kina biyari koko wako ni 7 yes ikaze rero turi kumwe n'umugabo hano uzwi nka Mose ariko abandi bamuzi nka Maniyu benshi abamuzi nyine bamuzi nka Maniyu kubera gukunda abo duturanye cyane ngira ngo nibo bonyine babizi ese niho byaturutse ni Maniyu man ubwo iryo zino bimaranya nk'igihe kingana kuva twimukina 2010 kangahe 2017 n'umunane nibwo ryamfashe nasina aho utuye aho turi kwite naho ndabona ibahazi hari umuntu ukuzi ku izina rya Mose Mose na muntu rizi inara muntu zina Mose ni Mani ubundi ngengera amazina atandukanye ku ishuri bazi KINA aho nize KINA abandi tuziranye mu zindi deal zindi banzi nka Amos inadutuye bazi nka Mani aho mvuga mu cyaro bazi nka Nshimiye urumva wana ngiye bose ubwo umuntu yaguhamagara uri mu mujyi umuntu agahamagara izina yawe tuvuga ati uyu nguyu ni uwaha mpitamenye umumagaye o tuziranye muvuze ngo KINA ubwo aho umumagaye o tuziranye mpitamenye ati muziranye muri KINA music KINA subwo ni KINA ibiki ni KINA we ni KINA tu ukanabifite na KINA music KINA music isubizanye uti urumva KINA ndayifana anyway ikaze rero ikaze abantu ngira ngo barebye bimwe mu biganiro byahashize twashize n'ubundi hano kuri channel arimo uri kumwe n'undi muntu muri kuvuga kuri some stories munizeza abantu yuko muzabikomeza ntimwabikomeza byagenze bite ahubwo byagenze gute tongeye kuduhamagara byagenze gute genda hari ubwo niho rero turari so ikaze rero kimwe mu bintu bituzanye hano uyu mwanya nanone murabizi no fake here ibintu byari byo byose dukora biba bifite icyo bigamije kandi biganisha uyu munsi wa none ngira ngo twabivuganye yuko tugiye kureba ku bantu babeshya ko ari abatunzi ariko ari abakene banyuma bo kubabarira babita worth pretenders ewa ukigira umukire kandi nawe ndani ubizi ko wakubiswe nawe utariwe ukajya no kurenzaho kundi foto ahantu abantu bakomeye nyine bitari bibi cyane
imvo n'imvano y'ibyo bintu tugiye kuganira yatewe n'iki? Tubwire, tukiremo muri make, ni ukubera iki twahisemo kuba tugiye kuganira ku bantu bameze gutyo ba what pretenders? Muri iyi minsi maze iminsi nk'itatu cyangwa ine tipe yirahiye arirenga ati ku izina ry'Imana bavane amaso wanyicaje nabi ngo bavane amaso nayo nabaye amafaranga kandi yayivugiye mu ruhame. Reka twerure inkuru yacu rero, ndumva wari kubica ku ruhande, humura ntabwo ndi buguteza abantu ndakugirira ibanga, ari kubica ku ruhande, ariko ibintu tugiye kuganira abifiteho amakuru apana ayo kuri kamera, ayo mwe muri kubona yari ariyo wabona ari nawe wakiriye uwo muntu wavuze ngo bamwakiriye nabi, araje arabitubwira. Ibyo kwakirwa nawe vanemo ira protocol team ya Kigali protocol na type bari professional. So rero turi kugaruka ku gitaramo cyitwaga listening party ya album ya Platini na Neri Ngabo yitwa Vibranium. Ngira ngo ni listening party yari na nziza cyane, dukurikije ku mashusho twabonye n'abaje kuhagera, ibyo twabonaga abantu barenjoyinze igitaramo, hanyuma igihe kiza kugera habaho kwitanga no gushyigikira. Actually ntabwo ari kwitanga, ni ukugura album. Kugura album ya kumva ibintu baje kuyumva akayikunda bati ndayikunda. Ariko murabizi nyine iyo tuvuze kugura barimo no kuyishyigikira muri rusange, no bagacira abahanzi nabwite n'uw'agaciro uwo mwanya bawo nyine bafashe iyo initiative bafashe yo kubumvisha indirimbo zabo, kuko n'undi ugiye kurana nta muntu muri listening party nta muntu wishyura, nta muntu wishyura, baragutumira ubwo nyine umuntu yagutumiye agaciro yaguhaye. Yego, ngira ngo listening party yabaye n'ubundi habanje no gusohoka indirimbo kuri Vibranium. Yarasohotse Alavia, yarasohotse indirimbo yo kuyamwumve none bumve ubushyuhe bwa Vibranium, ingufu ifite. Kandi rabize Alavia yabaye ni master hit n'ubu ngubu kabisa, ni big hit. Ni big hit, ni mega hit. Nuko rero icyo gihe kiragera, haza kugaragara bamwe mu bantu bitanze, ariko abo tugarukaho ni impande ebyiri, ushimwa n'unengwa. Ndabeshya katuvuge gutyo, reka tuvuge babiri. Ushimwa n'indi unengwa. Turashima uwitanze agahigura, tunenga uwitanze ntahigura, si ibintu byumvikana? Nta kibazo. Turashima Mutesi Jolly, witanze miliyoni 10 anazisinyira aho ngaho, akazisinyira, kandi we wari uhari. Uyu mugabo ni umukunzi wa Kina Music, akunda no kuba ariyo, ariko nta kindi ni uko ayikunda. Ndabafana, ndi umufana wa Kina Music, na Kina Music iramukunda nyine, wumva aba hari ibintu byose abari kuri tera arabizi, amakuru arayafite. Anyways, Mutesi Jolly amafaranga yatanzeyo yarayataye, ntabwo byasabye gukura ubwazi. Undi mugabo witwa Profete rero waragira ati ntibampaye agaciro. Nakaye gaciro umuntu abasabwa guhabwa kugira ngo ibintu yahiza bihigure. Ahubwo se namwijeje iki ko ari cyo muzamukorera kugira ngo ahigure? Miliyoni 5 I think. Ni miliyoni 5. Okay, undi dore sibyo aravuga ngo azazitanga mu gitondo saa 3 kandi kumanywa hari n'umuganda. Yarabizi ko na banke zikora. Ubundi dore kubyayemeza urumva, hari ahantu ko nabivuze mbere, nta muntu wishyura do kwinjira ngo byari kwishyura, byari gutumirwa nyine kwa invitation uzaze, sibyo? Kandi hari huzuye, sibyo? Hari huzuye, nta ntebe n'imwe yari isigayemo. Intebe inyuma yari kuri ku batipe ba sound ni imwe, kandi nari abantu nka batatu, imwe yonyine niyo yari yasagutse. Hari rero ukuntu byabimeze, umva hari table, urumva nyine zari ku mirongo gutya imbere, gutya ama rose none se mbwira, sibyo? Imbere hari table ba minister of foreign affairs, OGPN Ndungire, minister wa Rwanda Sports, yes, madame Neri Mukazayire. Hari table nyine iriho abantu nyine, mbese pawundi vuga nyine bagomba kwicara imbere tu, sibyo? Ariko uwo mutipe sinzi ibyo yakarayimingaga ngo yemo n'umwanya ngo amwicajeho. None se niba yari mbarumbwire, ntiyari yicaye imbere aho hari abo banyacyubahiro uri kuvuga n'ubundi, yari hafi aho muri VIP nyine. Hari ahantu buri wese waje yari VIP, buri wese wahaje. None se element uretse Profete tega amatwi nyine, menya ko azayiga ntayigure, mwari kumwicaza inyuma arantu bita mu bushira. Hari ahantu ira listening party yose, tega amatwi, ira listening party yari umvisha ibintu yaravuzerega ndababara. Niyo mpamvu uretse umuntu yakubabaza man, nta mutamuzi ko ari, ariko arayatwishyura, arayaduha. Umva bure, sibyo? Sha turagewe ahantu si Kanombe, hari ahantu yubangu iyo watumiwe wahawe invitation,
ariko hagati akanguce mu ijambo nishyuza ari amafaranga akaza simuzamamo nk'akamiliyoni Clement dore n'ubundi ngiye gutangiza kampeni yo kwishyuza Profete uzayishyuza nkande uzayishyuza nkande nzishyuriza abanyarwanda mu izina ryande mu izina ry'umunyarwanda watewe agahinda n'umugabo wicaye imbere bamwubashye akaza kwambura mbasambwira KINA music ntabwo iri kuri level kwishyuza muri miliyoni 5 papa happy kabisa unazishyuza wayishyuza mu izina ryawe urabona KINA music ntabwo ikoresha yese ndishyuza nakoze none se nyine rero ubundi bavuga ngo turi kurya iki kiganiro gakomeza bavuga ngo nta mufa w'igikeri nta mufa nta n'isosi y'amashu amashuranga igira isosi igikeri ninde umufa ninde simbizi bagutumye ngo uzuvuge ko ari umufa azabaze aya yasenjya ntumwa senjya ntumwe ibyo bintu bivana hanga twikomereze yego ariko abanyarwanda bose barabizi kwanza umva man none icyo bitangaje uriya mutipe anahaguruka ngo abantu bose bari nyuma muri cyane n'abajama nibere inyuma tunje nago nagiye mu ntebe ko nagomba gukurikira tumwe na tumwe nibere inyuma ona muri zaro ya court cya kibuga gifite n'ama seats ariko ameskariye amwe abafana bicara kumva n'ikibuga cya basket none buri yagurutse yigize umutazi w'ikinyarwanda ngo vume kute vume compra none ngo inyuma bose bavuze ngo baramuzi bari babizi bivuze ngo baramuzi uri mu mutima barakoba ngo bati ni wawo none abivuze ngo ndiye udatanze ngo 5 millions ngo azayatanga bose nta n'umwe yabyize ko azatanga nyine ni kwa kundi iyo umaze kukorera reputation mu bantu ariko nyine none ibyo uvuga byose mbese ibyo uvuga byose bifata nka zero ni wavugisha ukuri avuga atarabeshya paku nyine werekanye ko avuga gukuri ya rero umujama kazi tuvuga ibyo kuvuga ngo yakiriwe nabi ubundi se niyo bamwakira nabi ntabwo ari Kigali protocol yaba amini ntabwo ari neri ngawa uretse ko bitanabaye ko yakirwa nabi ariko birabwo niba ari nabyo watekerezaho ariko yagatekereza agaciro basi yahawe ko gutumirwa neza Kigali sibyo Kigali mo abantu miliyoni zingahe zirirwamo n'iziraramo kandi banafite amafaranga bahe iyo gahunda yari yo kuvuga ngo haza abantu bitanga bari kuba benshi kabisa gushaka gutumira abantu bitanga yago yamagara mbere ko gutumira ati nyine ubwo tujye muri fundraising party ntibe listening party kandi ya listening party rero nibarakiriwe awe kubwe niyo mbarakiriwe nabi blame ashyira kuri Kigali protocol nubwo atari ibyo ko yakiriwe nabi ntabwo yakiriwe nabi areke kujya kuri Neri Ngabo kuri Platini no kuri KINA music kwanza nacunga nawe ko n'ugutera icyasha ibyo mu mategeko birahanirwa kujya gusebya umuntu reka ibyo tubireke ahubwo uravuze ngo arebye nabi agakomeza iriya mvugo na ribu yabizamo bitewe n'uri marikirwa izina yabikeneye yagira kuko guhora bikumuntu yumva ni cyajyanirwa n'amategeko ariko ibyo ngibyo ntabwo ari ishuri ntabwo ari ishuri Clement yakurikira ku izina ry'Imana unamuje n'aka video kuri amujama yirahira kirenga Clement bazahita nakubloka ibyo ari byo byose yanga ibintu bijyana mu busaga bwa feke uragira uti Clement ntabwo yari ishu yajyamo ntabwo byakirirwa bigera ku rwego rwari ariko akomeje nyine urumva yuko oya uko yakomeza amakosa ntabwo Clement abiha umwanya ntabwo yabiha umwanya 5 million ariko se twibaze ubundi uretse ngewe ragize amahirwe yo kugera ahantu uriya mugabo atuye Profete Joshua Levoyant Levoyant niba ari Levoyant ariko ni Levoyant ntabwo icyo gihe naramupepeye ariko ntabwo yanyibuka ariko Yesu kwinjira mu buzima bw'umuntu ariko buriya ukoze kose ukaza kuri kamera uvuga ibintu turakota papa uretse ari umuntu nkunda cyane ndaramufana ko atabizi Profete nawe turi buriya mu gipangu nta n'imodoka ibiparitsemo sanga ise ku igaraje maybe ko ibiri ku igaraje ariko rwose nta modoka rwose iba mu rugo banabaza n'abandi nyine ubwo ubuzima bwe n'umureba ariko ajyeka kuza amani kuza kwifotoreza ku bantu mani ariko umutipe wasanga nyine yararebye amakanza namwe ukuntu bari bicaye mani namubwa nyine kuya wumve uburyo bamujama zino serious talk element ano gatuvate okay element na amazina akomeye se mu muziki nyarwanda cyangwa muyoboke David Bayingana bro bareciye ku murongo wa gatatu ibaze how iconic they are amutibe ngo ngwicaje nibwo se nihe yari habi hari ahantu reba nyezaro ya court yose ni VIP nihe habi ngo mwijima ano samatara azetinze kimwe nakunze ikintu wasobanuye umuntu wese wari uri hari yari VIP kandi ko ni listening party nkuko umuntu yagutumira mu rugo ngo ngwino bakwakire uretse abasaza bakuru mu bukwe se abandi bantu bose ntibicaraho bashatse banihitiyemo aho ariko agaciro kakaba ari uko batumiwe
hari n'abajazanye imbere bari kwepera ati ngende cyarare nyuma bati nari ngo tucyariye kandi benshi cyane kabisa ndabaze ko ntabavuga niba yaranyoye amazi ahubwo wenda expecting aga campaign wenda ngo agaruza atange ngweremo ijana naho agaruza se yaje gucoresha dore hara ball urumva ibyo kunywa byari bihari byose any kind of drink bashaka baritumizaga bakayikuzana imbere mani reka ture Profete koko none se ko eske bimaze iki kwibrandinga nk'umuntu ufite amafaranga kuko Profete atanga amafaranga ere ba Philipita muri Green Lounge baje bareba ko ibyo naba nta phobia zirimo ahubwo bityo twibaza ba amafaranga atanga abi phobia umva dore ibuka kuko bwa The Ben naho niya splashinze gutya splashinze men ntabwo uri best bibuza murangira Dr Murangira gatabibuza ariko nuko bavuze ko mu muco nyarwanda no kubaha ifaranga ry'igihugu ahubwo ngiye bamugane bajye bacunga bajye bazana ka kamashini ga testing note ariko mutipa adashyiramo phobia kandi buriya iyo afata nka kara ka miliyoni najya atanga kagaslashinga ntago kwitanga ari kwirirwa bimugora ntago cyangwa yari yanyweye akantu se mwari mwamuha ako ubundi binyobwa byarimo hariya buriya ntiharimo n'ibisembuye wabona yari yanizihiwe hari abantu bajya batanga inka ntizitaye uramuja amasuku izirwa byamutera uramuja makunda nyina kunera yabonye abona imbere hari minister wa Rwanda Foreign Affairs abona ari minister wa sport avuga ati ndahava nanjye banyumvise bambonye ubwo nyumva kandi by'umwihariko minister wa sport buriya rwose ni n'umuntu man urumva wavugishije abantu benshi mu gitaramo muri biriya birori byanyu kandi Profete rwose nk'umukongomani urumva ko akantu ko kundi foto nyine aya bitaba avuga ati noneho n'ubuyobozi bukuru burahari kabisa bambone atahanga ndahava mvuze ko byenda kose nshaka mvuga ubusa birangira buvuze koko yavuze ubusa kaje man kuri sureba nge ndira nyine njye kubanyira ura emi Rwanda ikinege Rwanda mufana bya danje ko uzarebe mu bantu bose uzabe mu bantu baba senior nyine bahoze mu bintu bya entertainment baba blogger bavloga ibiki bose uramujama niwe mujama utajya umva amatiku n'andi bantu we mbona ngajya afata uruhande ngo aheze nguni ntago ari umuheza nguni yabana gihe cyakigano cyabo kitwa Isiboradari ni nk'umusaza Bruce buriya na Bruce nawe nta Isiboradari narimo nyumva nimugoroba yavuze nyine ukuntu ari itangazamakuru ryakoze ikosa itangazamakuru ryakoze ikosa guha platform umuntu utayikwiriye uramujama ntamwe kuri ugaragara uramujama nibaza mu bantu bari bahari nta bantu buriya banze kwiteza amakamera bakabikora silently ntabwo babura bako Kigali bari bahari ba Kenny ba David bayingana bakaka kujya imbere uya kuvuga bati twe ko simbize ariko ntago babura ko bari abagabo nabo n'abantu batoroye so rero abanyarwandakazi reka mbabwire ikintu kimaze kwica industry yacu abakoboyi baraza hakaza abagabo nk'aba bad drama bakadufatira abahanzi bamaze kwigirira amazina uri kumva bakabajya bakabashukisha bagashuka mu media bagakora bakaza abizi yuko mu mutwe nta purpose afite yo kubaka umuziki nyarwanda nta societe nyarwanda azashyigikira no kwibrandinga gusa ngo bamumenye that guy is the same as ahita asubira agasura mu cyo kingunguru kuri default settings uriya bad drama n'uriya Joshua kuzina ry'Imana wenda nimbe na bad drama yaza nyine aragigira wenda nisindi baramure cyangwa niwe wabitekerejemo nabi cyane mu bwenge bwinshi cyane ko bwakagombye ariko nta bataniendane nyine abantu bakunda kuza muri kamera kabaze bad drama ni manager ariko video agomba kuyigaragaramo nuriya nawe arago ni Prophet afite urusengero bagira iki twishimira abagabo barwanye kuri ibi bintu ukabona ishyaka ryabo n'amafaranga nta n'induru babivuzamo dushimira umugabo witwa Muyoboke dushimire boss wawe Clement boss wanjye se nako usumufana se ni boss wawe nyine umuntu ufanerega bari boss shimira big boss Darago Mendez mwisizina ritoye turamushimira Darago Mendez dushimire na coach Gael ari kubigendamo neza buri hari n'abandi bagabo bitwa banando bikorera ibintu byabo banando bari n'icyo gihe nabo bari nabo urumva rero kandi bari kandi ntabwo bicaye imbere nk'uko amutipe yabirwaniraga nyakubahwa Prophet rero rwose ntabwo abanyarwanda ntabwo ari abakene icyambere kinarenze ikintu ukwiye kubaho n'umwe muri ari abahanzi apana na lebo babarizwamo ndatekereza yuko
mwerekanye konti yavuze nijoro bamubajije ngo afite amafaranga angahe kuri konti aravuga ngo wana ngo kuri konti yo mu Rwanda se hari ukuntu abaye wari mu mamiliyoni magana angahe ariko akavuga ati afite ibikorwa byinshi n'ibindi afite muri Kongo ikikura abanyarwanda twe kuru tumeze ikikubwira umukene ikikubwira umukene papa ikikubwira umukene avuga amafaranga mubwire nta mwana wano mu Rwanda ufite konti yo mu Rwanda uzumva akubwira ngo afite amafaranga ya naya papa wapi kandi uzabona bayafite bakore n'ibikorwa bigaragara icyambere tugaye na biriya bintu byo kwirata amafaranga ngo afite muri miliyoni magana zikora iki biriya bintu byo byambere kikoreka ko umuntu nta nayo afite ahubwo kuko bro nta amafaranga sibyo nyine wenda urugero anagaragarira uzundi atkoreye imodoka Okay. Wadi modoka cyagaragaza ubukire bw'umuntu. Oya bivuga rega nabivuze n'uwanga ko mbitindaho nawe bijyemo. N'abakire kugira kugenda mu modoka turi afite iki gituma agenda na babounce babiri bamukuriwe mu rugo mu modoka amakuru dufite ngo nayo ishobora kuba ikodeshwa buri munsi bitewe n'aho agiye. Ahubwo ari u Rwanda ko umutekano hari ababounce nabi kibura kuri Prophet. Bayikanze turi wabo nyine hari mu by'induru gusa. Ahora Imana dufite n'ukuri ko Imana reka tujye tunyuzamo dushimire n'ubuyobozi bw'igihugu dufite igihugu cyiza pe. Ntabwo wafata igihugu by'isi yose irabizi. Abanyarwanda twe turabizi n'abanyamahanga baraje barabihamya. Amafaranga yawe wavuze ko hari no kuri konti miliyoni magana. Se bakwibiki ako bariya ntacyo babona baba barinze telefone ye ngo batayitwara sibyo birashoboka bamurindiye telefone n'ababounce bamucungiye umutekano wa telefone ni ifoto shawe ugenga akunda amafoto bya danje ni ifoto rero tumwemerera amafoto ariko ari amakosa ariko ntazongera guhaguruka mu n'abagabo haguruka imbere ya ministre ukavuga ubworyi wowe ukavuga uburofa imbere ya ministre ukifotoza ushaka ifoto tu byambabaje man none man karo kumwicaza nabi ngo mwijima ngo mu mwijima ngo ahantu light yari setting kwanza ubundi yereka yahereye uburyo ngo yakiriwe ntabwo ikibazo cyahereye buretse ikibazo cyahereye kare uburyo yakiriwe buretse niba arakiriwe nabi sibyo niba arakiriwe nabi amafaranga yemereye mbere uko yakirwa cyangwa yayemeye nyuma yo yakirwa amafaranga yemereye kuri gate cyangwa yarageze baramwakira aricara nyuma yo kwicara ajya gutanga amafaranga kuki nyuma aje kuri yo yakirwa nibyo nakubwiye tekereza reka namwe murenga n'ukuri kose uriya mugabo yari yanyoye icupa yari yasinze simbizi yitanze yasinze hari ukuntu umuntu yemera inka ntitahe yanyweye agacupa reka mubifate gutyo byibababaza cyangwa byitubabaza kuko ntago umbwira none se wamugana umuntu araje aricaye uramwakiriye aratashye amini aricaye bigeze mu gihe nyine cyo kugura album yicaye nabi subwo yayigura sibyo ndikuvuga se nyine kuki yagurutse akayatanga kandi yicaye nabi yaba yakiriwe nabi ntabwo yari kwirirwa yitanga ibyo ntabwo ari impamvu rwose ahubwo mwe ikibazo mugishakire ku kintu cyitwa iminywere murebe mwibuke neza ikinyobwa mwari mwamuhaye ko yari yashyizemo geragura myaka bikoze ko ikinyobwa yari yashyizemo agakoni uvuye kumuzana ngo azariremwa mani ntabwo ari agakoni simbizi nabise nabihamya ariko nyine doko man seriousness man usureba nk'ubungubu yantu yakoze ku izina ry'Imana ahandi hose azongera kuba ikintu nka kiriya cyangwa ikindi cyose agaguruka akajya akajya kuvuga ngo arimo atanga amafaranga nta n'umwe uzabyemera nta n'ijambo bazamuha none n'utanga mikoro ntazamuha zabona ko gukora mutipe wagurutse n'undi umwe wira none ukora mwesikorosha ageze imbere ngo na gifaransa ngo vume comprendre ngo do you hear me ngo don't kinyarwanda ngo je ne pas kinyarwanda ariko je ndayema arahira ngo nazayatanga nta mutazi kinyarwanda avuga ngo akure amaso mutazi kinyarwanda avuga iryo jambo bashaka ifoto man ngo bakure amaso umutazi kinyarwanda ijambo yari kure ntabwo yapfa kuribona mwesikorosha shaka ifoto ariko abandi bantu bakagira bati dusimbuke gato tuve ku byanya buriya ngo ntabwo biri hariya gusa no mu gitaramo cya Alexis Dusabe igitaramo cyangwa yamara celebrate imyaka amaze mu muziki yari gucelebrate imyaka amaze mu muziki I think in 25 ko indirimbo yo umuyoboro ni yazamane buriya ngo hari n'abantu basenga ngo Scovia yahamagaye ku gahato baravuga bati nta mugabo ubura ijambo ariko kurihagararaho bizagorana vuba ndakuzanira liste y'abandi bantu
hanze gutanga amafaranga muri kiriya gitaramo atarayaha Alex dusabe na n'uyu munsi shanga nge si ntabwo ari bize profete gusa profete ariko tujye tugaya abantu niba abantu wowe urahagurutse gusa hariyaho hari abanenze wenda bavuga batese Scovia kuki byagaragaraga nkaho hari gupushinga abantu umuntu babyita gucoresha bavuga bati kabisa yemeye amwishyura menshi ariko aze ayabakamemo simbizi harya mwebwe MC yarinde MC yari Arthur Nkusi rutura ariko we ntawe yahamagaraga ngo we ngo ndakubona ngo ngwira utange cyambaje n'ukuntu rutura yasamushimira shanga ngo merci taze kunginga hari igihuha ndagace amakamana amashyisha biri zakomye amajyeno kuri kima cyangwa cyaje gata sabashyikize oya wituka erega azayatanga wenda nawe abagira ngo akunda gutwika nyine abagira ngo wenda yivugirwa ariko azayatanga ndabizi reka ngushimire rero wakoze cyane Soja uyu munsi nagira ngo tuvuge kuri icyo kintu gatoya ariko umuntu ashobora no kwibaza wenda sinkubaza nkaho uri icyo ariko nk'umufana wa KINA Music amakuru ahari bimeze bite kugeza kuri aya magingo Zuba Ray bite Zuba Ray ari nominated as upcoming artist cyangwa upcoming talent umva undi yongeyeho talent umutanze agaciro ku kintu umuzamuriye ego iyo category arimo ariko nande amazina akomeye sinzi ngo Bloody Civilian ni umukobwa na Nigeria sinzi ko nafite izina rikomeye kabisa ni muri yo yes award yitwa African Entertainment USA ariko afite n'indi branch ya Caribbean urazi ntabwo uzi ibirwango bya Caribbean za Jamaica ziba na zanjye bafiteyo indi bantu niho bazakorera se niho iyo oya bizabera muri Amerika finali ni muri Amerika yes ejo tariki 5 z'ukwa 12 rero uko byagenda kose n'ubundi azajyayo niho hazatangarizwa watsinze cyangwa iyo of course you nominated baragutumira ubwo nyine ubwo nyumva ko you nominated ufite automatic invitation ubwo kumutora rero kwanza tumuha amajwi n'umwana abone uburyo career igiye gutangirana hejuru cyane ariko KINA Music iri kuri movement bono kuva na kera ariko KINA Music profete nubwo atakishyura nubwo atahigura tureke no kubyita ideni kwanza ntabwo ari ideni umugabo n'uhigura atahiguye nyine ubwo nyine mu kinyarwanda tumwita icyata ni icyata ahubwo reka tugire ntabwo narakaye ubwo nge oya nge ubwo narakajwe n'ukuri ntabwo narakaye kwanza ubwo ni ukuntu ngo bamwakira cyane nabonye mane ubundi byarantunguye mbona umuvugizi wa polisi ACP utikanga ari gucelebrate ari kuvuga uburyo indirimbo ya Nyagabo ariyo ndirimbo ngo akunda byaka cyane imwubaka nyine abanyarwanda bagombye kuba bumva byongereho ngo twavuye ibyo yabatureba hari ukuntu anayiririmba uretse hari ukuntu umuntu avuga ikintu ukuntu kimwe kiramuvamo nyine it means deep in him nyine ibaze byamufashe tekereza nayo ikintu umuntu atekereza hafi amasegonda avuga ngo afande amenye bimwe muri make ubwo tubivuze neza ni imwe mu ndirimbo ibaze zimukora ku mutima ibaze afande afata umwanya amenye ijambo iminanda abanyarwanda benshi ntabwo bazi iminanda icyo ari cyo wowe Sabe yamubye ngo ni imikanda bari kuvuga imikanda bandatu apigera bishi iminanda cyarangire kamuyobeje burundu bavuze imikanda ni iminanda bro ariko bazi ko level man abantu bakuru bakumva famille ya mbere mu the first family benjoying indirimbo zawe bamubonye family bari enjoying gazori muri mwakushize nagari muri zari ni muri arena mu bya fashion show yajikurikira ya festival ya imwe ya Masai Ujiri no handi kambere kamva yabarimo hagati first lady first daughter abandi ba minister and ba high profile people benshi cyane nabanye barimo hagati akubita zori abantu muziki bazinye kujya kuri level abantu ba high profile benjoy ngo muziki wawe man iyo ni impact KINA Music kugeraho iyo ugize amahirwe ikakugira umwe muri bo KINA Music iri strong cyane ku buryo utatinya no kuvuga ko uyu munsi wa none ngiye uramutse umbajije amalebo yabayeho yafashije abantu ubuzima bugahinduka pani ibintu bya fake haba mu buryo bwa discipline haba mu buryo bwo kubaho muri societe haba no mu buryo bw'agafaranga yewe no kuba umuhanzi yagera ku nzozi ze zimwe nko kubaho
Yes, umuntu wese KINA Music yagiye irera yamureze nk'umwana mu rugo, yakuze afite discipline, afite n'ibindi umwana agomba kuba afite, kandi n'impano igakura. Neri yakubwira akakubwira uburyo yandikiye Clement hafi imyaka ingahe yose muri DM abitse. Nje no reka nze no mbwira kane uzuko ni imbere muri Paris. Neri baza muri Paris. Ana maje se. Indirimbo zawe zibaye ati nakubeshye. Nanjye ntibambaza ngo ziba. Twitwaga ndetse twitwaga Legacy. Yakinye na film, yakinye erega bagiye kumuhitamo umva ko yanga amenya abure na KINA Music. Yatangiye gukora nuza yagiye gukora gukina muri film. Boro casting nuza casting yari hera cyera za 2017 n'umunane. Yes. Niyo mpamvu ubona n'umuntu nyine uvuga KINA Music umuntu ahita yemera hano yanarakaye. Ni ukuri kw'Imana Clement akwiye icyubahiro cye, akwiye amakamba yagihari, ntabwo ibintu waruvuze ngo aguhe umwanya kubahe ukore nk'ibyo turiho tuvuga uriya mugabo yakoze. Ni ukuri kw'Imana ibirebye Neri Ngabo w'amateka yakubwira mbere yo kujya muri KINA Music, uyu munsi ukaba ari we muhanzi ushobora kuririmba tukabona. Hoya reba kuva Vibranium yasohoka umva mbere amaze gusohokaho alavi c'est alavi ngo abadaga bafate no abaswede bafate panadol zijyari cyo abaswede nabakisa ahubwo simbizi abaswede bafate panadol zijyari cyo panadol ni imiti ni binini byitwa panadol nyine kuganya umujagararo mu mutwe rero wajagarara bifate panadol ganya umujagararo rero bakakanya ndukwiye kunywa panadol. Joshua urumva reba kuva Vibranium yasohoka itariki 20 uriya munsi nyine wa listening party itariki 29 zo kwa munani mbere aciye ukwezi yasohotse alavi mirakubita igihugu cyose tigisa ugere ba music chat uzambwire kuva alavi yasohoka yari kugera n'ubu yari ya mbere kabisa ihoriri ya mbere muri boro nyinshi n'ubu hasohotse indirimbo nyinshi cyane nziza ariko still ntabwo bagifaking ibintu bisigaye biba real ubu ngubu uzarebe amachat yose asohoka ariko man siko Neri Ngabo kanze bwira amateka mu peti yakoze wan nta wundi muhanzi yigeze aba mu Rwanda ugira indirimbo enye muri top 10 imwe kandi uvuga ngo nuza iri radio Nyagatare ya RB Nyagatare indirimbo enye zizamo Neri Ngabo hazamo Hoza Alavi Delicious kuva cyane ariko bavuze yuko utwo tuntu ari utuntu twanyu kujya kwishyura ngo wa playing ngo Kiss FM mwishyura amafaranga buri kwezi ngo icuranga abahanzi bayo uzi ibyo bintu ubu binzanyemo utangiye kunyumvisha ko ari agashya kandi burya hagafaranga gakubise karo izo ni speculation kandi umaze kwivuga ko ibintu byabaye real none umva rongera yindutse iyo ntago mpindutse ahubwo ndi kuvugira abantu ariko ako nako kaba karavuzwe okay simbizi ariko naho Nyagatare Nyagatare se mu hanga turi mu Rwanda okay akandi kantu mutazi ugimaka turajya muri archive turebe Knowless niyo muhanzi kaza wa Bedimba yaciye kuri Trace ngaho noneho byose byo ntihagije noneho hoya mvuze wa mbere yaciyeho ni ko nashize ni ujye nkumbura ariko nkumbura nako nashi ariko ni ujye nkumbura kuko icyo gihe ibyo genda byibuka twandikiye umva ngiye nk'abafana ba Knowless twavuze ko ni gute umva ire Trace East Africa ngo ari ikiza cyo yabago Trace Africa za Trace Urban za Trace Tropical za Trace Kitoko ya murazi sinzi n'ubuziza amashami yose no rimwe ni ikiganiro Philippe taragifite twagiye ku Philippe tagikora ku isango tujya mu mugera mu isoko no nyine ngo tumiye nyuma ahubwo tumaze kubona ko nyine tibabantu bandikiye Trace indirimbo none iciyeho tingabigenje gute baradutumira ngira umungu twa Bonaparte Tiati twebwe twarahagaze twaricira turareba ni gute nta muhanzi w'umunyarwanda yacisha indirimbo kuri Trace kandi twangwa ni East Africa mbari bwo ari ikiza na tweet yanjye ngene utugera kuri Twitter ngiye ko nagiye kuri 2012 imyaka 13 kuri Twitter ngiye niyo tweet yanditseho ndavuga ati ni gute baranansubiza bro barambwira bati ati mutwihangane ariko ubu ngubu kugira ngo indirimbo iceho wowe muratwandikira kuri email indirimbo isohotse badume indirimbo ishyiraho ari file kuzina ry'Imana niyo ujyangiye uze guscrollinga nkwereke iyo tweet ya 2017 na 6 gutyo nibyo nari ndiho nkubwira nawe uze nkubwira ko uri umuntu wa danger urumva uri mu bantu
batumye mu Rwanda bwa mbere indirimbo ikinwa kuri Trace Hafi. ntabwo credit nayiha ariko nyine oya no actually turi kuri ko oya ntabwo agaciro ariko nyine twatuma tuvuga ngo Knowless niwe muhanzi wa mbere umunyarwanda waciye kuri Trace none akimara guca kuri Trace ari we muntu wa mbere watumye aca ako gatwiko sinshaka kwishyira okay nange okay twarandikiye twabitekereje ngira ngo okay mva nyine nuza content Knowless yakoze ibintu birenze aracyabikora bro aracyabikora ntaze nta kitazo no guhagarara usobanuye ibyo ngibyo akanya kanini wenda umuntu ashobora kugira ngo haruri guhakana njyewe mu makana ko bavugaga ngo gukina music igigura ngo power play ariko anyway kugura power play ntabwo ari reka mbigusobanurira ngiye kubwira power play yanze zirakora ariko mu Rwanda power play yaratangira wakibaza ngo umuhanzi baguze ngo bishyuye ngo atambutswe ntashoboye ibyo atambutsa ntibyumvikana ntabwo mu Rwanda gura power play biratangira man niba barishyuye twumva indirimbo nziza by the way ntabwo ari ikosa rwo ariko twemo tuvuga ngo Ngabo niwe muhanzi wenyine wabikoze mu mateka akagaragara kuri chat imwe kandi mu gihugu hose uburasirazuba amajyepfo amajyaruguru umujyi wa Kigali arindi nibagiwe shout out kuri rero uyu mwaka n'uburengerazuba by'umwihariko uyu mwaka n'ibindi bindi amafamiye akomeye burya mu nzu za hatari bicurangira Ngabo twarabibonye nyine twarabibonye izo ni fact twabonye cyane muri uyu mwaka bwo nibyo byagaragaye hanyuma tugana ku musozo Zuba Ray mu munota umwe cyangwa wenda utanagera ariko wasobanura uburyo bwo kumutora wenda ukamukundisha n'abanyarwanda ukaratubwira ibyo tubikiye mu gaseke ngiye mwita ziya yo kumwandika ngo yo zi nashaka kumwanga bati to the z to the u to the b to the a Zuba Ray utuntu wala uyumvira uramuziki urimo papa none aravuga ngo nga mbamita nimvira Beyonce umufana nawe ararenze ntabwo abazi indirimbo ni oya I hear your body calling me when I set my eyes on you yumve ko nanayizi noneho mbamita numva Beyonce wallahi noneho kumutora ko yawatiye kuzana muri America bro ayita debut ya Danje dore ariko no kuri platform za KINA Music muze kureba aho biriho no muri bio ya IG ya Zuba harimo link ariko kazanye babwira ko ndayizi nyize mu mutwe urandika muri search engine yawe ni ubwo ngiye kanze mvuga mu Kinyarwanda ndavuga cyari muri nyuma kazanye spelling ni A E USA A E USA Africa Entertainment USA ubwo ushyira akadomo wandike net ushyira slash wandikaho vote nukanda enter kugeza kuri homepage yo gutora bisaba iki amafaranga nta mafaranga bisaba ni email kandi muri uru Rwanda nta muntu utunze telefone utagira email ntabwo bibaho yes ubwo uragira none ujya kuri homepage ya voting scrolling kuri category 17 ubwo ni nawe muhanzi kazi wenyine cyangwa niwe muhanzi nyarwanda oya hariho nandi kuri yo category niwe wenyine ariko kuri izi category ba element bariyo ndakeka na Bruce Melody element my producer nakiya ubwo nugira kuri category 17 niwe wo mu Rwanda nyine yes ubwo abantu bahanganye na Afrika yose cyangwa wenda ni mu Rwanda na Afrika yose bro Afrika yose yes none ubwo uratubona category ya 17 urabona Zuba Ray no mukanda scrolling epfo ubona ushyira email pa vote batabikubwira niba batayikubwiye mye kudatoye batabikubwira ngo surplus barasa nka kuri tubona ibintu byo mu Rwanda ntabwo agaragara ngo umaze kugira ngahe binanditseho kuri iyo page ati twebwe ko mu cyo tugira dusabwa ubwo no kumutora cyane imbaraga abantu bashyizemo kandi uravanga umutoye ijwi rye ndibonye na cameraman ijwi rye turibonye ubwo na amajwi abiri bakwishyurize ngore wumva ngasubiza imiziki inyuma ubwo buri munyarwanda arasabwa cyangwa ategetswe kubwo gushyigikira igihugu n'umuziki muri rusange n'umuhanzi mushyo kiza tale kizamuka ibone ko kandi Zuba ni namwizereka ni mwiza azi kuririmba ni all in one guys na element ariko ngende kuvuga Zuba Ray ngo birabareba ngende kuvuga Zuba Ray turabashimiye rero ngira ngo wakoze cyane ntabwo ibi twakoraga ari ugukora ubusa kubera ko nagira ngo wenda basobanurire
twariho tuvuga ku kibazo cyabayeho cyo guhiga umuntu ntahigwe sibyo ariko kandi kitanababaje abantu gakeya kuko yagarutse inyuma aza kwishengura kwa suko babara nukugaya undi utandukanye ko babara nukugaya yaragawe ntiyatubabaje yaragawe gira ngo bishobora no kumugora kongera kubona ijambo mu bantu byoroshye uri azajya azamura urutoki mikrofone yate bayijugunya muri puberi